yaje amafaranga 1000. Unakuvuga ngo n'ubundi wagiyeyo? Nagiye. Wasanze y'imashini isuzuma abantu? Nagiyeyo. Nabonye ari ibintu avuguta. Cyavuguse ibyatsi. Ibyatsi. Aguhenda ubwenge kandi ibyatsi wabisize iwanyu. Yego. Akabuka maze kuza muti Yabaye. Naza guteka nkuko yabimbwiye. Ndabona. Maze kumva ahubwo noneho nibwo nahise umubiri wanjye wose ucika intege. Ikaze kuri iracyakora official TV. Ngewe amazina yanjye nitwa Yabaye Christian cyangwa se Mesha w'i Rwanda. Twishimiye ko mutadutengushye ku butumire twabahaye mukaba mwaje. Watubwiye ko hari ubuhamya ufite wifuza gusangiza abadukurikira kugira ngo bakomeze nabo bakomere, wenda hari waba afite ikigeragezo cyangwa se ikibazo nk'icyo nawe wari urimo. Akaba ariyo mpamvu rero kugira ngo dutangire ibindi bintu byose twagiraga ngo twibwire unadusengere. Yego, umara gusenga ubundi dutangire tuganira. Ikintu turaza kugusaba ni ukuri buze kongera ijwi kugira ngo uze kubaho byiza nyine kurushaho. Karibu rero no gusenga Imana. Sanze amahoro nukuri mwami kiganiro tugiye gukora tubane nawe kandi twibane nawe tugisoza amahoro. Amen. Wakongera ukatwibutsa amazina yawe abantu bagira nawe? Nitwa Niyonshuti Rebecca. Mu buzima bwanjye busanzwe nabibabwiye ngo mama w'abana yitwa Niyonshuti Rebecca. Njye rero ndibuze gukoresha Rebecca kuko hari umuntu tuziranye witwa Rebecca, ndaza kuza kuyikoresha cyane. Mboneraho no gushimira umuntu wese wakanze subscribe kuri iracyakora official TV ndetse n'anabashishikariza kugira ngo bakomeze bakanze subscribe, mushyigikire, musharinge video zacu. No gukora umurimo w'Imana kuzisharinga kuko murabona ko twe dukora ivugabutumwa mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi niyo mpamvu twifuje kuganira na Rebecca kugira ngo aduhe ubuhamya abumye nawe abugweho udukurikiye bukugero kandi bugushyiremo icyizere bukubake. Rebecca, twagiranga ngo utangire utubwira ese ubuhamya bwawe bushingiye kuki? Ubuhamya bwanjye bushingiye ku burwayi nagize. Naje kugira uburwayi, ikibazo cyo guhumana mu buzima busanzwe bw'uburwayi. Uravuze ngo ubuhamya bwawe bushingiye ku burwayi wagize, waje kugira uburwayi ngo urahuma. Yes. Urahuma. Uyu munsi wa none ngiye uri kukureba, ndabona ureba. Nibyo koko urareba? Ariko warahumye. Hari ifoto waba ufite waba icyo gihe warahumye uze kuza kuyiduha, tuze kuza kuyereka abantu bari kudukurikirana. Nyuma y'ikiganiro uraza kuyiduha, nitujya gukora ikiganiro cyo kugitunganya twereka abo bantu koko wari warahumye. Yego ndayifite. Ubuhamya butari ubwo kubwirwa, nyir'ubwite byabayeho. Yego. Kandi mubitega amatwi mubyumve ko ari cyo Imana ikora, kandi mujye mubiha agaciro ikiganiro, mujye mugitega amatwi mugisoze kuko ni ibintu by'ingenzi. Ubuhamya bwanjye nararwaye, mfatwa n'uburwayi mu buzima busanzwe. Abanyarwanda bizi ko kurogwa bibaho, guhumanwa. Yes. Narahozwe ndarwara, ngira ikibazo cyo kubanza gushesha ibintu by'ibiheri ku mubiri, ariko nkajya mfatwa mfuruta ukagira ngo ni nk'umuntu urwaye amibe. Sinamenya ngo ni ibiki, ariko bagenzi banjye, abaturanyi, abavandimwe bakambwira ati
wararozwe tubazagiye mu Kinyarwanda ngo ubuvuzi bwa gakondo bujya bubaho ubyumva. Bakubwiye ngo ubuvuzi bwa gakondo wararozwe. Ese we mu gihe wari utaramenya ko warozwe, mu gihe wari utaramenya ko warozwe, wumvaga urwaye iki? Jewe nyimara kubibona nagize amakenga, nagiye kwa muganga inshuro zigeze muri enye, bakajya bampa imiti bambwira ngo nta miti yaneye kuvuza, hari ikintu bitanga ahubwo nabisaba kurushaho gushesha. Nyuma nza kugira ikibazo cyo kujya ndibwa mu nda nkashya mu nda, ukumva hameze nk'ahahinda umuriro nyine, uri kubyumva ukuntu biba bimeze. Byagezeho bwa burwayi bwawe bwajyaga buhindukiranya ku ruhu, noneho no mo imbere butangira kukugiraho ikibazo, utangira kujya wumva umeze nk'umuntu uri gushya mu nda. Ko bwari bukaze. Noneho ko ngiye buriya mfitiye umugabo udahita uvuga ati izo nama kujya tuzigugiza, ahubwo babanza ugerageze kwa muganga urebe. Ushatse neza. Noneho birangiye uburwayi bwanjye bwakomeje burakara, uko iminsi yicuma nangira kubyimba, n'inda narabyimbye, mwabonaga mu maso mbese barabibonaga muri mu maso uri kuri nari nangira kubyimba inda, ariko nibwa mu nda, ariko nshya mu nda. Ari ikintu mbese ntekereza. Yego. Ugitangira gushesha urumeza nibwo wahise ukuma, ngo watangiye tubwira ko waba wahaye. Ntabwo ariko nahisemo. Ahubwo nibwo ndashesha, nibwo byakomeje biraza, nibwo byaziyemo n'umukino. Yego. Mu kubyimba inda ariko nashyaga mu nda, nibwo natangiye ndapfuruta, noneho bya bindi mera ku birenge. Yego. Ndapfuruta mera ku birenge, ndapfuruta mera ku birenge ngeza mu mutwe no ku maboko no ku maguru, ariko bwa bubyimbe ntiburaza. Yego. Ubwo noneho mu burwayi bwo kubaho najya hose ibintu narwaye, njya kwa muganga bakabura indwara ndwaye. Noneho za nama abavandimwe abaturanyi bampa ntangira kuzumva, ntangira kumva ko ugomba kujya muri gakondo ngo bansuzume ndwaye iki. Bagira imashini se basuzumira? Reka mubwire, nanjye ubwanjye ibintu nabonye byanteye n'ubwoba. Ubona kuvuga ngo n'ubundi wagiyeyo? Nagiye. Wasanzeyo imashini isuzuma abantu? Nagiyeyo, nabonye ari ibintu avugutse. Yavugutse ibyatsi? Ibyatsi. Aguhenda ubwenge kandi ibyatsi wabisize iwanyu? Yego. Akabukozaho barakuroze. Ibyatsi ubisize iwanyu, ugiye yaguhaye ibyatsi? Igitangaje se, none se byanciye amafaranga atagira ingano. Urayatanga? Menshi. Icyo gihe amafaranga 280. Urayatanga? Twamuhaye amafaranga 50,000 rero, ntabwo ayo mafaranga yose twayabonera rimwe, katube tuguhaye 70 uduha umuti w'ibanze, uko azajya tubona noroherwa tuzazanana. Ariko Rebeka n'abandi bakize mu buryo nk'ubwo wakizemo, wagiye ku mupfumu utanga 70,000 byavanze. Yego. Yewe hano mba n'umunyamakuru n'abandi bamagazeho, ujya ku mupfumu utanga 70,000 byavanze, n'abandi nkawe bumvireho aho ku mupfumu biranga. Yego. Ahandi hantu waje kujya kuko ntabwo twe twahagera, niba ku mupfumu byaranze birumvikana ko hari izindi nzira wakiriyemo utaratubwira. Yego. Aho ngaho hari ikintu ugeze utangayo? Habe n'ijana. Rero nkuru Komeza twihere ngo. Yego. Namaze kuza umuti yamaye, naza ndawuteka nk'uko yabimbwiye, maze kunywa, ahubwo noneho nibwo nahise umubiri wanjye wose ucika intege, nkunda gupfira na 70 yawe? Yes, na 70 yanjye nayatanze. Ndavuga noneho, ariko nsubiye inyuma gato, aho hantu nagiye umugabo atabizi. None iyo 70 wanayatanze atabizi? 70 naramubeshye kugira ngo ayampe. Yese ko turi kubifata muri video nayibona kabijya kuba mubeshye, nguvuga ngo washe kubiganiraho nyine. Yego. Okay. Naramubeshye, ndabiganira ati n'uburwayi mfite amafaranga yo guca mu kigo, ariko mfite bagenzi banjye banjye
inama ko uburwayi butari bwo kwa muganga cyangwa atari bwo gusengera ahubwo ari ikinyarwanda aho bakora akoze uburyo amaze kuba ko yamara umuti ndawuzana maze numva biranze uburwayi buri na 70 yanjye nahahemo n'udufuka tw'umuceri abana banjye ngo baturye kandi koko turimo byaje namaze uwo muti wanjye we nta kintu mariye kabiri nako mbona nta kintu mariye noneho uwo munsi ujya gufata umuti wa kabiri yego nanyuze umuvandimwe wacu w'inshuti y'umuryango ibayo maze kunyurayo mu rugo umudamu we abonye ukuntu umeze ati se reka wabaye iki urwaye iki ko ndeba ukuntu umeze bitorohera ariko ubwo nyurayo ninatangiye kubyina ariko ntabwo bwo bari babizi ko umaze igihe urwaye ntabwo bari babizi njye nanyuzeyo mu gitaramo ninapfa nzabe namubwiye amakuru y'ukuntu narwaye n'umuntu w'inshuti sinaherukaga kumubona sinari nabure naramuvugishije kuri telefone uravuze ngo nunapfa uzabe waramubwiye amakuru y'ukuntu warwaye wari ugiye kumubwira se ko ugiye gufata imiti aho ngaho ujya kuyifata oya ahubwo nanyuzeyo mvuye aho wanyuzeyo uvuye gufata imiti yewe nanyuzeyo mvuye aho nturani rero narwaye ibintu bimeze gutyo ariko bandangiye ahantu aha n'aha dore imiti y'amazi ati si iyo miti urumva hari ikintu iri bugufashe turabizi ntari ikintu yigeze amvugisha yakoze iki yahise afata ifoto yahise amfoto ubwo rero natangiye kubyimba no mu maso nabyimbye no guhuma ntakireba ntanagira gutya ntanabumbura ngo ndebe ni toroshi imbere nanyuze ntakireba abonye ukuntu umeze agira ubwoba bwinshi abatiri ntabwo nabyireba umutware wanjye akora kure ngiye kumwohereza ifoto yawe areba ukuntu umeze agire n'umwanya itaze tubasure yewe n'imana ikizakora ntawamenya yahise amfoto ifoto yanjye tuyishyiranga ayiyohereza amaze kuyimwohereza ntabwo twebwe yaduhamagaye gatubaze mumeze mute murarwaye mwabaye iki bimeze gute ahubwo yabonye ukuntu umeze agira imiti nawe akaba yaragize ikibazo cy'uburwayi afite yari afite umuntu wamufashije pasiteri aramusengera afite ikibazo cy'uburwayi arakira wari ufite ikibazo cy'uburwayi ni umugabo we ni umugore umugabo wo mu mama nari nsuye mvuye aho ngaho gufata umuti noneho akora iki ntabwo iwe yabonye ukuntu umeze avuga ati mfite umuntu wamfashije aransengera ndakira reka nkoresha uburyo ki uyu muntu umeze nk'umuvandimwe wanjye umeze utya reka mwohereza iyi foto umubwire ukuntu amerewe wenda nawe hari icyo yamufasha mu burwayi ubwo yaje kumwohereza ifoto y'amaze ifoto yanjye amaze kuyikumwohereza haciyemo iminota na mirongo pasiteri witwa Egide araduhamagara aratubwira ati rero ibyo muhamagayemo bahamagaye n'umuntu ntimumfate nk'umuntu umwe uteka muri twe cyangwa iki ahubwo hari umuvandimwe wanyu umbwiye ko mufite ikibazo cy'umurwayi cy'umubyeyi urwaye umerewe nabi kandi nizeye ko hari ko twasenga imana ikagira icyo ikora mfite umutware ibintu byo gusenga mva ndetse n'umutware wanjye nanjye ubwanjye mva ibintu byo gusenga bikanaba ibintu ko umuntu atagusengera ngo urakize umuntu urwaye amaguru wamumye uko nari meze umuntu agusengera ngo urakize none wowe ntabwo mu buzima busanzwe ntabwo wari usanzwe usenga se jewe n'idini ryanjye ntabwo ibi byo kuvuga ngo umuntu yahanuye yasengeye umurwayi ngo
wakize n'imyemerere y'idiriga ntabwo ibyo bintu twajyaga tubangurira gusenga wakize nyine Imana isengere ugufashe ujye mu cyumba cyawe iri kubira ibyo kuvuga yaguhanuye yagusengeye watuye ntabwo twajyaga kandi muri abakristo bo mw'imbere namwe yego tukumva ko ibyo bintu bibaho noneho abibwira umutware wanjye ntabase umuntu se ko njya numva ngo hari abasenga abantu bakabaca amafaranga uyu nawe ntaje kuntekera imitwe ngo wanca amafaranga arabanza yumva ntibumujyamo ariko murumva ako kantu uri kukumva wamusabye 70 arasunika muhereza umupfumu yavanze bakubwiye ko ari umuntu uragusengera atarabaca n'amafaranga mutangira kumva ko ari buyabaje nta nayo arabaje kubera ko wa undi we yaduciye urumva 70 no mwene andi tumusigayemo ni menshi twari base ari umutwaye abandi ati cyangwa ubwo mbibwiwe n'umuvandimwe wanjye umutiye hafi ambiha agaciro n'ikintu ambwira wasanga ariho Imana igiye gucitse ku jambo Yesu avuga ubwo twari turi mu nzira ubwo naramuhamagaye aza kuntwara kuza kumpamagara nibwo yaduha pasiteri kuza kugutwara nibwo yaduhamagaye nibwo bavuganye aje kuntwara tugeze mu rugo twamusabye ko atuvuge nyine yatubajije kumubwira ko turi mu nzira noneho turataha tugeze mu rugo yatubwira ati nimugera mu rugo muvugishe tugeze mu rugo turamuhamagara ati nabonye ukuntu ameze ariko kubera Imana kugira imbaraga tugiye gusenga kandi ubwo ntabwo umutima wanjye ndemera ko umuntu usengera igisengero umuntu agakira kwanza we nta no kwizera wari ufite ntabwo nari nta kwizera nari mfite kuko nari ngeze ku rwego rwo kubyimba noneho nkagira n'ikibazo cyo kokerwa waranokerwa naronkerwaga cyane ku mubiri inyuma guhera mu mutwe kugeza ku birenge numva ndashya nashaka gushima noneho uko nshya aho nashaka gushima agacika igisebe aho washimaga itagacika igisebe bakajojoba amazi ariko abantu mudukurikiye mu byumve mwibuka ko yari yamuye muto wa 70 atunze abana banjye amezi atatu wari wawumweye ariko wakwishima ugacika ibisebe mwokerwa cyane ngacika ibisebe noneho tugeze n'ubwo urumva nimaze kujya noneho uko isaha yashiraga nibwo ubukire bwiyongera ntabwo narindiraga ngo umunsi ubwire wenda ejo buzacya nongeye nakuye neza ahubwo uko isaha yashiraga hiyongeragaho indi paseri yo kubyina uko isaha ishize hiyongera indi paseri ariko ngenda mbonerana ko ngenda byimba mbonerana tugeze mu rugo turamuhamagara dusengera iryo joro n'umuti bari bamaye n'umuti wo kwisiga wo kwisiga kuri bya bintu biri kunyekera bihako baguha umuti ngo wisige yego ndamugana ariko ntihari umuti mfite wo kwisiga ati ntugire uwo wisiga ntugire ikintu na kimwe ukoresha nta kintu uri bube wowe reka dusenge uryame kandi nta kintu yego ubwo bubyimbe bwe buje mu minsi 2 gusa ariko bimaze gutangira kubonerana no gucika ibisebe Imana ibaho igihe nayisengeye igihe nayiririmbiye natangiye kuririmba n'umwana muto cyane kuvuga ngo uzi no kuririmba nzi kuririmba nidusoza ikiganiro turirimba natangiye kuririmba mfite imyaka 7 bose Imana igihe nayisabiye amezi ageze muri 2 arenga mfite uburwayi utanyereka icyo ndwaye uyu muntu niwe uje kumukuraho ndangije iryo joro yaransengeye arambwira ati humura urakira
ryari ijoro ryo kuwa kane sinzagibagirwa. Nararyamye ngejeje mu masaha 8 z'ijoro. Yota ndahantu urabona ukuntu imva ibivu. Yota ngo nyimanukamo. Noneho mu kuyimanukamo ntarayigeramo neza. Imbere yanjye haturuka intare. Intare mbora ngo yasanira ashaka kuntara kandi muri icyo gihe ngo nyibonye ndikanga cyane ngo ndangije mpita neguka kandi ngo nta mbaraga nari mfite numvaga narangiye no muri icyo cyobo nicyo nari imanutsemo aricyo ndi bugende nkicaramo nkagumamo. Iyo ntarije ndikanga none kwa kubavuga ngo Daniel Rwatabawe ari ku bwobo bw'intare. Nawe se nanjye nabawe ubwa Daniel iyi ntare ije kunjya. Ndavuga nti noneho ni muri izo ndoto mbonye iyo ntare ndashidutse sinzi aho nabonye imbaraga zo gusimbuka icyobo nyivamo. Mu kukivamo intare yo yahise isubira inyuma iriruka. Nk'uko gukanguka ni muri izo umaze kurota izo nzozi urakanguka. Nahise nkanguka uwo mwanya ako kanya. Ukimara gukanguka yahisemo amagana. Pasiteri wa wundi wagusengeraga ejide wa wundi wansengeye iryo joro yahisemo amagana. Noneho mu gushiduka nashidutse amaso gakuze ngize gutya mbona ndarebye mbona nanyeretse ndiko ndashaka kureba kandi mbere bitakunda. Arambwira ati umuziki umerewe ndavuga nti ndose ndahantu habicana ariko mbonye nafayo. Arambwira ati nagusengera humura nta kintu na kimwe ushobora kuba kandi uzakira kandi uzatanga kuko Imana yakukijije. Kirageze ngo ni gusatira ukwezi kwa gatatu ko ndi mu mpera z'ukwezi kwa kane mbona indwaye. Namani ko akabimbwira nkamwikiriza ariko ku mutima wanjye bitarazamo nkumva yuko uko ndi kujojoba amazi uko mbyimba ariko nagiye kurebamo nabwo sinifite icyizere neza ko nzakira. Urabona ibintu birakotsa, urabona ibintu ahantu ukoze hacika igisebe, urokerwa isenda bigenza ndagenda gute. Umutima ukajya umbwira yamara kunsengera fate wa muti ntusige kuri ibi binyokerewe narasenga nanawisiga nzakira vuba. Undi mutima ukambwira ko ari umuntu uhamanya n'Imana usenga kandi hari ibimenyetso maze kubona nzawisiga bibone. Ni ukuvuga ngo watangiye kwanga kuwisiga kubera ko ashobora kuyibona ko wawisize. Kuko hari ibimenyetso bimaze kubona. Aransengeye sinarebaga tangiye kureba abana ni umwisiga azayansengera ahita abibona. Reka umutima umbuza wa muti kubera isengesho rya pasiteri. Byarangiye bwarakeye ari umunsi wo kuwa gatanu akomeza amba hafi aransengera pe. Noneho iryo joro kuwa gatanu nibwo noneho twarebanye. Ubwo mu kunsengera njye ntabwo nabaga mu rugo iwacu iwanjye umutware ahubwo nabaga kwa mama. ubwo burwayi wagiye kumutwarira kwa mama niho nari ndwaye. Noneho urumva umutware yabaga ukwe nanjye ku kwanjye. Mu kunsengera yaransengeraga akagahamagara n'umutware bagafatanya kunsengera avuga ati ibyo urimo byose bifashe hasi. N'umutware ufite umudamu urwaye umenya se nawe urembye ati no kugucika byagenda kuko afite uburwayi bukomeye ariko kubera Imana twizeye Imana fasha unyemerere dusenga. Icyo gihe umutware wanjye ari ryo joro ryawe no kugenda yaraye mu cyumba apfukamye yabishyira aho hasi arasenga buraki ari gusenga.
arasenga buracya ubwo bwakiye aje asanga ubanga iryo joro wararebye iryo joro baraye basenga ararapfukamye mu cyumba asenga ngo yaraye apfukamye nibwo bwakeye aje kujya basanga nta yandi mafaranga bumvagaretse n'ukureba kwanjye namaze gutangira kureba ariko ngira ikibazo cy'uruhu kubera bwabushye nokirwa mu bigaragara byari ibintu by'imyuka mibi banyirizaga ibintu by'imyuka mibi hari ukuntu babikoresha ukajya bigutwika noneho akansengera ubundi iyo byazaga bigutwika wabaga wumva umeze nk'umuntu urimo gushya wumva ukumva urashaka gushimashima ariko washima nuko ubushye busanzwe burya uko byajyaga uko byagiraga noneho birangiye maze gutangira kureba ubwo niko ahagije imbaraga ansengera umupasiteri ansengera maze kureba neza anegeka gutaha ntabwo ati rero ahantu uri musabye gutaha ukajya ku rugo ubwo ni narahatinye numva ngo nsinza ntekereza ko ntazasiba nitsubira nzongera hasi abantu bantuze cyangwa abinkorera ntibazongera wowe utangira gutinya abantu yego ntangira gutinya abantu yego byaje kurangira arangeka ngo ugomba gutaha pasiteri nakubwiye ko ugomba gutaha yego pasiteri niwe wanditse ngo ugomba gutaha se ko ntarakira ugomba gutaha tujya dusenga uri iwawe mu rugo n'umutware wawe n'abana bawe tugasengera hamwe imyuka mibi n'iki byose bikagenda kandi ugakira ku buryo nababajwe n'umubiri ntabwo niyumvishaga ko nakira naje gutaha njya mu rugo maze kujya mu rugo ubwo ni nangiye kubyimbuka neza uruhu rwanjye rugenda rwiyubura utangira ngo watangiye gushishuka ukuntu nari mbyimbye haje gushishuka watangiye kugishishuka ku ruhu yego najya kujya nshishuka urabona bari baranyogoshe mfite agapara najya nshishuka guhera najya no mu ruhu no mu maso umubiri wanjye wose ukara nkagira ngo no muracuka ubuzima bwanjye bwari bugeze bene data gusenga ni byiza bene data gusenga mbibabwire amafaranga uciye nta n'igiceri cy'atanu bizirikane ko nta n'atanu natanze kandi natanze ayo mafaranga ibihumbi aho kugira ngo norohere urubuga ndushaho kureba kandi bwa deni nabwo ndacyageze gute ndacyarimo noneho umuntu utanambwiye ngo marata ahubwo akarushaho akaba ariwe waza akamfasha deni urumva ubuzima nari ndimo n'uburyo nari ndwaye n'imibereho n'abana cyari bigoye ubwo ntaje kujya no mu kuruhu nshishuka noneho ngangira ikibazo cy'uko aho nshishuka nyine rwa ruhu rusigaye ntabwo rumenyera ubuzima bwo hanze na noneho ntangatirebe ubyuka ukarabe bisanzwe kuko uzajya uryama uzajya usigara wajyama kandi uko byagenze nararyamaga urabona birashutse birashize bakaza nabyuka mu gitondo ukagira ngo ni urabona ahantu umusore wanyanyuze wikura uko nabyukaga hagasigara bimeze umuriro uri nafataga ishuka ngakubita nkabira hasi mwongera nkayigarura ku ruhu ubuzima nari ndimo nta n'urugero ku rwego nyuma bugezeho bari bukomeye bwari nari gupfa nabi cyane gupfa nabi n'abantu imbaraga z'Imana zibaho imbaraga z'Imana zibaho naje gushishuka maze gushishuka kugira ngo uruhu rwanjye urabona noneho ukuntu narabyimbye noneho umutwe narabyimbye n'ijosi naje kugira ikibazo cy'imitsi mu gukira kwanjye ubwo burwayi mu gusenga
umunsi wa usa nkaho bigaragaza yuko nari nakize neza. Noneho utubi inyuma gato urebe ukuntu umupasiteri Imana yamuhaye imbaraga ziteye, sivuga ngo ziteye ubwoba ko ntabwo ziteye ubwoba, imbaraga wenda zihambaye zifite ubushobozi, hahandi umuntu agusengera wabyimbye ikirenge ukabyuka wakize ugenda ubuzima busanzwe ntabwo nzi ibyo bintu bibaho. wari uzi ko bibaho? Reka umuntu wakuriye muri nuza muri nakuriye mu idini ndirimba, ariko ibintu by'ubuhanuzi mu itorero ryacu ntabwo bibaho. Yego muri Bibiliya birimo abahanuzi bari bahari, ariko mu by'imyemerere y'idini ryacu ntabwo twabyibonagaho ngo tubyige cyangwa tubihane. nyine hari ibyo musimbuka iyo mugeze kuri icyo cy'ubuhanuzi. Yego muragisimbuka. ariko hagati aho ngaho muri urwo rwego rwo gusenga, umutware wanjye niwe muntu wapingaga ibintu by'ubuhanuzi byo gusengera abantu. Ubu niwe muntu wa mbere utanga ubuhamya ko umuntu agusengera wari urwaye, niba wari wananiwe kugenda ukagenda ugakira. ubwo muri ubwo burwayi bwanjye naje maze gushishuka, ugenda uvaho noneho nibwo naje kugira ikibazo wowe utangiye usa nkaho worohereza baza umwana, ariko umwana wanjye ku mwana we ubaho. Umwana wanjye yafashwe nk'uyu munsi, mbere y'uko mbimubwira bibona ntarabibona. Umupasiteri niwe uri kukubwira abisengera hano ati umwana wawe guhera uyu munsi twasenga nta kintu kizongera kubahungabanya, kubera Imana igihe yahererwa uburwayi, igitumye ugejeje aya magingo utarapfuye ukarogwa uburozi bukakuvamo. uriya muryango wumvemo yaransengeraga ukanyura hasi, ubona ukuntu umurawe uzaza cyangwa akaruka, cyangwa hari n'ukuntu biriya byanditsaga mu gusohoka mu cyuzi bikagenda. nakoresha bamutukuye ntamwe ibyaha byatsi bamaga byanyagiriza n'umuntu umukozi w'Imana aransengera muhujwe n'undi muvandimwe wanjye bisirikane wamufashije Nataniyeli yamufashije mu gusenga nawe ikibazo cy'uburwayi arakira. nawe yamuduhuriye duhurije nawe uburyo nari ndwaye aransengera, ni ubuhamya nanga byambayeho, aransengera akira. Yesu bene data abari hanze n'abo mu Rwanda bari mu mahanga na hino mutega amatwi munyumve neza. Imana irakora kandi ikabigiza mu muntu. Imbaraga zibaho z'Imana kandi ikazinyuza mu muntu, nk'uko abigishwa bazaga bakabigisha ari intumwa, kandi iyo babaga baguhanuraga by'ukuri. situyobe yuko hariho abahanuzi b'ibinyoma n'abakuri barahari, ariko abukuri barahajya bihamya neza, kuko sange ngiye mundeba ntawe mfite urukuru rumeze gutya. ni nabaye nk'igisimba n'igikeri cyo mu gishanga, ariko mpagaze nshima Imana yuko umuvandimwe ntari Imana yanyujije mu muntu nkamumenya, umurwayi bwa yafashe neza akansengera nkakira. Mpagaze neza nshima Imana yo mu ijuru. Pasiteri Ejide namwitura iki? Nta kintu nabona namwitura, kuko umuntu iyo ugiye kumushimira uretse imigisha yonyine iva ku Mana nta kindi wabona. muri ubwo hagati aho ngaho rero naje gukira, musaba yuko yazamura. ndavuga nti waransengeye sinkuzi, noneho n'igitangaje kugira ngo umuntu agusengere kuri telefoni aguhamagara agusengere, Imana yo mu ijuru ikore mutaziranye itaranahura no mu isura y'amaso yawe, ukire noneho utaranamubona ifesi ku ifesi live amaso ko yawe, ahubwo aze kundeba aje kureba umuntu yasengeye wakize. ubwo
urumva atari ibitangaza by'Imana. Imana yo n'ukuri yagize neza. Sayindi yimagaze ubuhamya bwanjye, nshima Imana yuko nakize nubwo turi mu bihe bigoye. Urumva muri ubwo burwayi bwanjye, ubwo wa muntu nakiri 70 yaciye 780 yasigayemo 210. uyakuyeho veni ngukora ku gato. Ubwo none se ubwo ayo mafaranga hari ubwo nzatanga, nzaba nyatangiye iki? Ukuri kuravuga. Ibo ntabwo ukiri umupfu nyine by'abapfu biribwa n'abapfu, kandi wavuye mu bapfu ujya mu bazima. Ubu ikintu nshima Imana yo mu ijuru, ikintu ndimo ndayisaba none ubu yamaye imbaraga yo kumva, yamaye imbaraga yo kumenya ukuri, yamaye imbaraga yo kumenya ngo gusenga iki, impamvu gusenga ni burya gusenga hari ibyiciro biratandukanye by'ibyiciro. Niyo mpamvu mpagaze ikintu nsaba Imana, kuko urupfu naruvuye waje nyine mu bantu basobanukiwe. Biravuga ngo niba mwarasohoye mukamenya ko agira neza ngaho n'ibindi. Yego, ubu nshima Imana ko urugo rwanjye n'umutware wanjye n'abana banjye ibintu byo gusenga ngo ugiye kugira ngo ugiye gusenga, kuba bisengaga rimwe na rimwe nyine kwa kundi yakundiye ugasenga. Ubwo nyine kwa kundi umuntu ajya gusenga yacitse intege. Yego, Mana ndagushimiye ko ariko hari igihe ikigeragezo cyiza kugira ngo Imana igurinde urundi utaruzi kuri we. Hari uburyo nahindutseho n'umutware wanjye yahindutseho, uko yari imbere y'uko ntararwara ntabwo ariko ari ubu, nuko nari ndi imbere ntabwo ariko ndi ubu, nuko abana banjye twari tubanye ngo ntabwo ari kubara ubu ngubu bazi yuko niba ugiye kurya, niba ugiye kuryama ugomba gusenga. Kubera iki? Umwana wanjye ajyaga anzi iruhande n'irwanda, umwana wanjye mutoya imyaka 2 akambwira mama Pole uzakira. Ariko mu burwayi bwanjye noneho urebe ukuntu noneho n'abadamu tureba hafi mu burwayi bwanjye narasenga nkabana, ariko Mana ubu ngiye gupfa nisigira umugabo. wewe wumvaga ikintu cyiza ari umugabo wanjye n'ubwo waratekerezaga ati Mana basi nimba ndabona ubugingo. Oya, ibyo ntabwo ari byo byanzaga, ariko ibyo ngibyo nabigiraga, ibyo nabitungaga, ibyo byanzagamo ntarahura n'umupasiteri Ejide Nansenge njye mu yindi nzira. Yego, mbere hagato nyirwa nyirembye aho ngaho ubwo naratekerezagaho nabaga ngira Mana ngiye gupfa nisigiye abana babiri bacyari batoya, umugabo wanjye azashaka undi. Nicyo kintu cyambaga mu mutwe byo kuvuga ngo Mana ngo nzapfa n'ubugingo bugere gute. Reka babona ngo Mana ubu nisigiye umugabo n'uwo nkajya ndaforomeye ukuntu ahagaze ari kumwe n'undi muntu. Kumbi niyo noneho waranabireba waranabifotora ugahita unadufata n'umugore ukamutereka iruhande. Nafataga indi sura y'undi mugore nkanjye nkamutereka iruhande n'umutware wanjye, nareba iyo foto n'abantu Mana kuko ibi bintu uzabikora uzabyemera. Noneho nkareba iyo foto bari muri salo abana banjye bareba umuntu utari inyuma. Ntabwo ngiye nafotoraga ngo Mana uzampa ubugingo buhoraho kabone umuntu cyangwa se Mana umfashe nubwo mfuye uzagire gutya umutima wanjye wagiye nkunda umugabo wanjye ugafata umugabo ugahita umutereka, ugahita uzana umugore utazi ugahita umutereka iruhande, warayize ugahita ubwira Imana ngo ibi ngibi uzabyemera. Yego, niyo foto yambaga mu mutwe. Ako gusenga birafasha. Nareba iyo foto umugabo wanjye ari kumwe n'abandi ugahita ubabara. Si ibyo kubeshya, nkunda umugabo wanjye bise ndamukunda nawe arabizi. Ntabwo mashaka ikintu cyatuma tuvugana nabi cyangwa ngo muhangayike kubi.
kandi niko n'ubundi ababyeyi bose bakwiye kumera abamama bose kugira ngo ingo zubakike tunagire n'igihugu kizima kandi n'itorero rizima rihera mu rugo n'uburwayi bwanjye yaritanze cyane pe bishoboka no muri uko guhinduka mu bwa mu gusenga yambaye ko hari n'igihe umuntu aguza n'undi muntu ugufasha gusenga umutware wawe ntanzu yego umutware wawe ntanzu ariho yanjye kuko ari kugira ngo ariko nagize amahirwe umuvandimwe wacu aduhuza n'umuntu usenga gira amahirwe arabyumva iyo nari ni iyindi myumvire ndagushima Imana kuko hari abagabo benshi batemera ibintu byo gusenga ubona yo bakoze aho noneho umutware wanjye nta foto ariyo foto ari kumwe n'undi mudamu bahagararanye nabonye Imana najyaga no mu cyumba urumva narwaye ndarembye ariko kugeza Imana ngo Mana fasha ubugingo bwanjye ni nabwo nzagende rwose natuye nta kibazo cyaye mu Imana niho yageza izakire neza ahubwo nabonye Imana fasha nyirato azagira umugore ugira mu rugo ibyo ni byo sengesho wasenga iyo sengesho nasenga Mana mfasha nyirato azagira umugore ugira mu rugo uzagira umugore ugira mu rugo agahinduka umugore w'umugabo wanjye ntabwo nshaka umugore ari no kujya umutera ntabwo nshaka ko hari umugore uzanyitura umugabo wanjye Mana mfasha ubu niba nanjye ndimo nahita nkura bya bindi byo kuvuga ngo nakururaga umugore nkamushyira iruhande y'umugabo wanjye rero ndimo ndakura urimo urasenga uvuga uti Imana niryo sengesho nari nakwigize rwose mfasha nyiri ni ukuri kw'Imana niryo sengesho nari mfite atazagira umugore untahira mu rugo ntabwo nasengaga ngo Mana yonge ninataha bizagenda ahubwo nasengaga isengesho Mana mfasha nyiri umutwaranye atazagira undi mugabo umugore umwigarurira ubona urakize rero Imana iragufasha nasenga urumva Imana iza kwita ku ijambo navugaga ryo gusenga umutware wawe ntabwo iryo sengesho ari isengesho Imana yawe iryo ni isengesho ry'irari ry'ibyiza ni amarari y'umubiri wanjye iyo amarangamutima yanjye nakoreshaga ibintu byo gusenga nibyo bitanze amuboko kandi ko ari nako kuri kwawe yego numvaga ariyo mahitamo yanjye abana banjye basigaye ari imfubyi gusenga ku kintu babikora umutware wanjye kuko aracyari mutoya pe ntabwo yakwihangana imyaka yose ntabwo umugore ashatse kandi turanabunda koko ibi bintu wabikora Mana ni ukuri mfasha nyine umutware wanjye adapfakara ngo nawe ngende najyana agahinda uzi iryo sengera napfana agahinda ariko Imana yangiriye neza biduhuza umuvandimwe aduhuza n'umuntu pasiteri yejejwe aradusengera bihindura imyumvire nari mfite ubu ngubu kugira ngo nsenge nsaba ngo Mana mfasha umugabo wanjye atazagira undi umutwara ahubwo ndasenga ngo Mana mfasha ngende ndumwe nta kintu nzamure ku musuko n'abandi kuko twizera ko umusuko ahubwo ni nacyo bitubwiye zanjye mpagaze nshima Imana ahubwo ntabwo nasoza ntabeze ayo makuru ubure kuri Imana igira neza amafoto uraza kuyaduha urumva tuyashyira hano ku ruhande rwawe abantu bakayabona nko kuyabereka gutya kuri telefone ukaba utayabona neza ariko turaza kujya kuyitinda tuyashyira aho bayareba urabona ko Imana igira neza mpagaze nshima Imana n'umutware wanjye n'umuryango wanjye Imana yanyuze nta muti umwere igihe nawumaga nibwo napfaga aho igihe nawuretse nkoresha isengesho ubwo n'abana barasaba biragenda biri mu nda birasohoka kubera isengesho kubera Imana abakristo bene data rero abanyamahanga bari hanze y'igihugu bari mu Rwanda ikintu nababwira ikintu nabifuriza mushyire ubwenge ku gihe n'umuntu nakugira inama mukaganira uzaniye ko inama atari Imana irakiza ubuhamya bwawe nyir'ubwite wo kubivuga ubu ni ubuhamya bwanjye nta wundi muntu ubumvugiye uburengiza inzira yo gusenga hariho gukira uretse ku Mana
abantu rero murabyumvise, bantu mwari mudukurikiye murabyumvise, tuboneyeho no gushimira Rebeka. Agatangiye gushimira ko utadutengushye ku butumire bwawe, ko twumvise ko ufite ubuhamya, banza kutuganirizaho, turabwumva. Pasiteri Jide nawe ni inshuti yacu, ni umufatanyabikorwa wacu, ibiganiro turabikorana kenshi cyane, ndetse hari n'ibindi bikorwa tugenda duhuriramo, ariko ni umupasiteri ni ukuri afite ukuntu yitwara nyine bitandukanye n'abandi. Abantu nyine baba bazi babandi bavuga ngo shara bagaragaza nyine ariko ari byo bikora. Ariko turashima Imana ko ahubwo yo yitamururiye muri we, yigaragariza muri we, imukoreramo, urakira, uri muzima, umwana wawe wari warwaye ni muzima, amashimwe ni yose. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tunabwira abantu ko buriya nibura ni nk'iyi nama wagira abantu bakiri muri ya nzira warimo wowe mbere yo kumenyana na Pasiteri Jide, wumvaga nyine ko kujya kwivuza kwa noza kuri wa muntu ese mwaseka buriya uwo muntu aguciye 280 aba nko muri kadasiteri yubatse, ariko urabona nyine abantu baba bafite imyumvire nk'iyanjye baragenda bakayatanga. Umuntu wari ubona amafaranga y'ubuntu ntabwo yareka kwaguka. Iby'ubuntu ntabwo iby'ubuntu biza gake, biza cyane. None ikintu twashaka kugira ngo tumenye ni iyihe nama wagira abantu bakiri aho ngaho bafite imyumvire yabo, babyumva ko nyine ntabwo ndi kugenda, ntabwo nahamagara abantu baza gusenga, noneho agafite amafaranga yakayatanga, nyuma akazaba ari bwarobwirita avuga ngo reka njye gusenga. Niye nama wagira uwo muntu? Inama nagira umuntu ugifite imitekerereze y'uko gukira kose ari uko wakize inzira zawe zo kurwanya. Ndabagira inama y'uko uzirane n'Imana. Imana ikiza kandi irashoboye. Imana ntuyibwire ibyawe wakiye n'umutima wawe wose, izakumva. Kandi umuntu werekeje mu nzu yo gusenga ntajya akorwa n'isoni, kandi Imana irasubiza yaba ngo biratinda n'ibihari, Imana irasubiza. Inzira nabaha rero gana gusenga n'umutima wawe wose. Inama nzima ku bajyanama bawe nibaguha inzira ahubwo ubereke inzira y'ukuri. Inama nabagira no kugana gusenga gusa, niho gukira nta kundi. Ni ukuvuga ngo nta kundi gukira. Inama duhaye ni uko ku bantu baba bafite ikibazo nk'icyo bigeze kugira, ariko bakabumva ko bagomba gukira bagiye mu kwivuza nyine baravuga ngo ni umuganga gakondo. Icyiza ari uko bayoboka inzira y'agakiza, inzira yo gusenga, inzira yo gukira, nta kiguzi watanze. Nimuze mukire, nta kiguzi ntatanze. Naho Bibiliya iravuga ngo nawe udafite ifeza ngwino nawe udafite ifeza. Nta feza ryatanga bigeze nta ubuzima bwanjye, ahubwo nicaraga mwana amadeni y'abandi nzayavamo. Niko mbere ntaramenya ukuri, aho kuri ntarahura na pasiteri n'abana amadeni y'abandi, nzabona indi miti bigenze. Ariko umaze kumenya ukuri, ngo biravuga ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri ko kuzaba batuye. Umuntu utari mu utazi Imana ngo ikore abaye mu buzima bubi cyane. Wakoze cyane rero kuduha ku buhamya bwawe, ariko ntibagirwe ko watwemereye ko uri buze no kuririmba. Uraririmba, baradusangiza no kuri iyo mpano yawe yo kuririmba, uzi kuririmba wabyiyemereye. Noneho nagiraga ngo tumurize igihangano bivuze nk'iminota 2. Ubutaha igihe nzaza namucurangira akanamucurangira hari indirimbo nkunda mu rukundo rw'Imana, kandirimba agace kamwe ako barumviramo. Nta kibazo. Urukundo rw'abantu rwo rurahinduka, uyu munsi umuntu aragukunda, ejo mugatandukana mwari inshuti magara, ugasigara ntatugira. Urukundo rwawe mwami wakunze ab'isi, ntitwabona ikiguzi twarwishyura.
gufashwa Yego. natangiye kuguruka ni ukuri burya urukundo rw'Imana ntacyo twarugereranya niyo mpamvu twaje mbabwira urwo rukundo rw'Imana rwo rufasha umuntu kuba neza yemeze neza n'urwo rukundo rw'Imana abonesha yitwaga Yabaye Christian hano inyuma ya kamera ndetse no kuri mikrofone tukaba twari kumwe n'umutumirwa wacu witwa Rebecca Niyonshuti guturuka i Rwamagana ariho uyu munsi twari twateye kamera tuvuga ngo reka tugende i Rwamagana twumve ubuhamya bwa Rebecca Niyonshuti tusangize buri muntu wese udukurikira kuri YouTube channel yitwa Iracyakora Official TV. Tubazarekera kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu nuko mwakanda subscribe, like, share ndetse na comment. Rebecca ndagushimiye mwakoze cyane kwitabira. Your word is strong, my rock, my hope.